Turagushuhuje inshuti muvandimwe kandi nanone tuguha ikaze aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba aho waba uri hose ku isi hariho hose, mu by'ukuri wumve ngo uri uw'agaciro, dutangiye tuguha ikaze. Hanyuma rero nk'uko mubibona imbere yacu ntabwo turi twenyine, dufite umutumirwa yatangira atwibwira. Murakoze, amazina nitwa Iraguha Antoinette, nkaba ndi umukobwa ushima Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane Antoinette, usengera hehe? Uri umukirisitu cyangwa? Ndi umukristo, nsengera muri Eglise des Amis ku Musanze. Murakoze cyane. Urakijijwe? Ndakijijwe. Uri umukristo wo mu mutima? Ndi umukristo wo mu mutima. Ni byiza cyane. Hari igihe hari abakobwa benshi tujya tubona abakristo ariko badatinyuka kugendana Bibiliya. Waba uri umwe muri abo ngabo? Bibiliya ndayigendana. Niwe murimo ukora mu itorero? Ndaririmba. Ukunda kuririmba? Uri umuramyi? Ndi umuramyi, ndahimbaza nkanasenga Imana. Amen. Uri umunyamasengesho? Watangiye ryari? Wakijijwe ryari? Nakijijwe ni kera, niga muri tronkomeye nko muri 2009 gutyo. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 13. 13. Ni kihe kintu wumva mu by'ukuri cyabaye ku buzima bwawe kidasanzwe bitewe nuko ukunda kuririmba, kigutera uwo mwete? Nuko kuririmba biramfasha, bituma numva ndi gusabana n'Imana mu buryo bukomeye, kuko iyo ndirimba mba numva ndi mu mwuka nyine, ndi mu mbaraga zidasanzwe. Naho gusenga byo? No gusenga, iyo maze kuririmba ngasenga byo biza birenze, birusha bya bindi. Iyo maze kuririmba ugasenga noneho imbaraga ziza zirenze. Ubwo nyine ngewe kuririmba no gusenga bifata ko ari ibintu bimpa imbaraga mu mbaraga z'umwuka. Yego, murakoze cyane. Usibye se kuririmba, mu buzima busanzwe ukora iki? Ndacuruza mu buzima busanzwe. Okay. Curuza iki? Curuza ibintu bya Made in Rwanda. Made in Rwanda? Ni ukuri? Cyane. Hehe? Muri gare ya Musanze. Goyiko? Oya, narimutse ubundi muri gare ya Musanze. Okay. Ariko ukureba arashaka kukumenya mu buryo navuga, arashaka kumenya Antoinette ni muntu ki, akoreke, yizehe, twibwire mu buryo ukureba yahita kumenya. Antoinette ni umukobwa ushima Imana, nize muri ESA kuva mu wa mbere kugeza mu wa 6 segonderi. Kaminuza nyiga muri University of Kigali, Sanze campus. Yenze ibyo nyine ni ibyo by'ubuzima busanzwe. Urakoze cyane. Hanyuma sa nutugaragariza bimwe watubwiye ukora rero. Kuririmba, ugire rwose abakunzi impamba Nyayo TV, ugire ikintu bahereza cyangwa se impamba ubagenera ubahereza. Hagati aho navuze ko nkunda kuririmba, ariko nkunda no kuvuga ijambo ry'Imana mu buryo butari ubwo kuvuga ngo ni ubwo gufata igihe kinini, nubwo igihe gitoya nise ifunguro ry'umunsi. Abakunzi banjye babona kuri social media, cyane cyane WhatsApp, nohereza ifunguro rya buri gitondo. Ifunguro rya buri gitondo? Ifunguro ry'umunsi. Natwe ahangaha rero ifunguro rya buri gitondo turarikeneye. Yego. Urabitwemera ko turaduhereza ifunguro rya buri gitondo? Ndabyemera, kuko no kwamamaza ubutumwa bwiza mu buryo budasanzwe. Murakoze cyane. Watangira umwanya ni wawe rero. Ndatekereza mbere yuko tujya mu bintu byo kuririmba, reka ntangirire ku ifunguro ry'umunsi. Nk'uko bisanzwe ifunguro ry'umunsi ndicishaho buri gitondo kuri WhatsApp, ariko kubera ko ubushake bw'Imana butagomba gukorera ahantu hamwe, bibaye ngombwa ko no mu buryo bw'amashusho ngira abo mbwira iryo funguro. Iryo funguro rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo riboneka muri Zaburi y'119 umurongo w'105. Hari ijambo ryiza buri wese ararizi, abantu benshi bararizi, n'umwana mutoya uri kwiga gusoma ijambo ry'Imana
niryo aheraho yego rivuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Haleluya, amen. ijambo ry'Imana rero niryo ridufasha uko bwije n'uko bukeye. Hari ibyo ducamo binyuranye, bimwe bikaduca intege, ibindi bigatuma umuntu akomera, ariko iyo ijambo ry'Imana ari ryo washyize imbere, ibintu byose bigenda neza. Kuri WhatsApp rero ntago njya ninda, ngerageza kuvuga dukeya kugira abantu batarambirwa. Ndatekereza naho ariko bigiye kujya bigenda, buri wese ijambo ry'Imana arishyira imbere, ribe umucyo we. Ibirenze ibyo Imana iduha n'umugisha. Imana guhereza amahoro n'umugisha, ijambo ry'Imana tubere itabaza. Amen. Inshuti yo dukurikiye, mu by'ukuri turakwifuriza nk'uko muvugabutumwa abivuze, burya itabaza mu by'ukuri ni urumuri ruramurika. Iyo umuntu agenda mu by'ukuri nta muco afite, ubundi ni ukuvuga ngo iyi si yacu mu buryo bw'umwuka iri mu mwijima. Niyo mpamvu rero umuntu we isi iri mu mwijima, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umuco w'isi. Nuvuga ngo bayandi magambo, aho tuva aho twava aho twagera hose nk'abakristo dukeneye itabaza. Itabaza ntari ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakumurikira. Urakoze, Imana iguhereza amahoro n'umugisha. Ubwo rero nk'uko twabivuze, nahereye ku ijambo ry'Imana, reka ndirimba indirimbo agace gatoya kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda zikurikira. Mwanya wawe. Mugenzi wanjye nkugira inama yo kuba maso, kuko iminsi ni mibi. Benshi baragenda bakigira nk'abatazi Imana yabaremye. Jyewe ndareba nkitegereza, gasanga Imana ije kuturyoza ibyayo. Twabura icyo dukora, tukabura iyo tujya. Nshuti zanjye muze dukorera Imana. Isi irashaje we, mube maso. Isi irashaje we, mube maso, kuko Satani ashaka kwisasira intore z'Imana. Namwe mube maso. Isi irashaje we, mube maso. Isi irashaje we, mube maso, kuko Satani ashaka kwisasira intore z'Imana. Namwe mube maso. Mwibuke namwe mu bihe bya kera, havuzwe byinshi ku bwa Sodomu ndetse na Gomora, kubw'ibyaha byabaye byinshi. Babaza Uwiteka Imana. Namwe murebe no muri iki gihe niko Satani yakajije umurego, ararwanya intore z'Imana kugira ngo nazo zizajye ikuzimu. Isi irashaje we, mube maso. Isi irashaje we, mube maso, kuko Satani ashaka kwisasira intore z'Imana. Namwe mube maso. Amen, 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 amen. Imana guhereze umugisha kandi igushyigikire. Ni igiki wabwira abakunzi b'Impamba Nyayo TV? Mu by'ukuri nkawe umuntu akwitegereje abona ko uri umukobwa ukiri mutoya, mu by'ukuri ni izihe nama wagira urubyiruko? Inama nabagira niyo kwegera Imana cyane, bagakunda gusenga cyane, ko umuntu ari urubyiruko ikintu aba akeneye cyane ni isengesho, kugira ngo Imana ijye imuyobora muri byose. Uretse n'urubyiruko n'abandi bose, gusenga niyo ntwari ikomeye y'umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru. Imana iduha n'umugisha. Murakoze cyane, turabashimiye. Inshuti mukunzi wa Impamba Nyayo TV, amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana abane namwe.